niba koko famiye runaka yiziza Saint Valentin kuri 14 z'ukwa kabiri nukuvuga ngo abigana uriya mupadiri cyangwa se uriya mu episkopi ngo nabonye babomo bamuvuga ariko bitari ngo ubwabyo umunsi bakundanye wakabaye Valentin yabo yakabaye ariyo Valentin yabo Saint Valentin yabo. Turasuza inshuti bakunzi ba Gato Network twifuriza ibihe byiza aho muri hose twifuriza amahoro y'Imana. Tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro ku uyu munsi twagarutse tugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi tuza kuba tuganira ku munsi wa Saint Valentin cyangwa se umunsi wakundana uko abantu bita kubera ko abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, amateka yabo bwabyo aravuga ibintu bitandukanye. Bivuga ko Saint Valentin cyangwa se mutagatifu Valentin ariho uwo munsi wakomotse. Umwami w'abami Claudius yavuze ko ngo yahagaritse gusezerana ko bakundana cyangwa se ko bagomba gushakana ko yizeraga ko abasore ari bajya ku rugamba, ahagarika rero gusezeranya. Hanyuma uwo Valentin wari umupadiri yiyemeza kujya basezeranya rwihishwa, hanyuma ngo aza gufatwa kubera ko yari yigometse ku butegetsi cy'ubutegetsi butemera, akajya asezeranya abantu. Hanyuma aza gufatwa, arafungwa ndetse yicwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Bityo umunsi w'abakundana uturuka aho ngaho. Ntabwo mbizi, wenda muri comment muzatubwira ibindi birenze aho ngaho, ariko twifuze kugira icyo tubivugaho nk'abanyarwanda kugira ngo twumve icyo abandi cyangwa se ibitekerezo bitandukanye bivuga kuri uyu munsi, niba koko ari umunsi w'abakundana. Reka rero duhamagara umwe muri bagenzi bacu bafite cyangwa se bakurikirana akantu ku kandi. Kagabo, uranyumva? Yes, Aramutse neza? Yego, ndakumva. Aha, turi kuri Gato Network. Yes. Twashaka kubaza ku munsi wa Saint Valentin. Mu by'ukuri uvugwaho ibintu bitandukanye, mu mateka atandukanye. No munsi navuga ko abantu cyane cyane urubyiruko usanga ko bashishikaye. Wowe ku giti cyawe nka Kagabo uwo munsi ufata ute? Urakoze cyane Gato Network. Ibyerekereje n'andi inkomoko yawo, tukareba amateka yawo, ukuntu wagiye uza mu buzima bw'abantu cyangwa se ukuntu waje gusakara ku isi. Ndeba ukomoka muri Kiliziya Gatolika. Urabyumva? Yego. Kuko ngira ngo Kiliziya Gatolika yaje uriya muntu uzatubona Valentin yarabaye mu kinyejana cya gatatu, ngira ngo ubwami bw'umwami w'abami bitaga Claude wa kabiri. So birakomeza bigaragara ko yasezeranya abantu mu buryo butemewe. Itegeko ry'umwami ryavuga ko nta gusezeranya abakundanye cyangwa se gushakana ko ari guhari muri icyo gihe. Tubona ko yabikoraga rwihishwa, siko bimeze. Noneho aza kwicwa kubera ko yari yamaze kwica itegeko ry'ubwami, arabihanirwa nk'abandi. Kiliziya Gatolika mu kinyejana cya gatanu tubona imuhindura umutagatifu, ajya mu ruhando rw'abatagatifu nk'abandi bose. Iyo tubona Kiliziya Gatolika y'inziza, uriya munsi rero wa Saint Valentin warubuze wa Valentin nyirizina, njye mbona ukwiye kwizihizwa cyane mu bafite imyizere cyangwa imyemerere ya Kiliziya Gatolika, kubera ko tujya tubona n'abandi batagatifu, Mutagatifu Petero, Umutagatifu Damiyani. Mbona rero ukwiye kubahindurwa cyane, ariko bitakabaye mu ruhando rw'isi yose kuba ubyumva kimwe. N'imyemerere y'idini ku ruhande rumwe. Urwa kabiri Saint Valentin nyirizina muri sosiyete bisanzwe mu bihugu bitandukanye ari ukubyita nk'itohereza ngo ni umunsi w'abakundanye. Wakabaye umunsi uwanjye na runaka cyangwa umuntu runaka wakundaniyeho n'undi, ariko n'uwo munsi umwe wa 14 z'ukwa kabiri nk'ibisanzwe. Ariko Kagabo, none se ko hari umunsi wa Noheli kwizihiza ivuka rya Yezu Kristo, buri munsi umuntu ntabyibuka ko yavutse, ariko uwo munsi kabonyerizina wo kumwibuka by'umwihariko bitwaye iki? Kwizihiza Valentin by'umwihariko ngo twizihiza urupfu rwa Valentin kuko yapfuye azira gusezeranya abakundanye. Yapfiriye urukundo, yitangiye urukundo mu buryo bw'imyizerere by'imyemerere n'idini, kuko yabaye umutagatifu uriya umutagatifu rero ntabwo ndabona twizihiza Mutagatifu Petero hano muri rusange nk'abandi bose.
tubona cyo kora kiliziya gatolika yizihiza mutagatifu Petero, ariko Valante nka Valante usibye gukurikiranya amateka y'agacukumbura usanga bagendaga bihindura inyito, ariko cyane cyane ngeremezanya ko uriya munsi wakaba wizihizwa mu buryo bwa kiliziya gatolika cyane. ni ukuvuga uti wowe yizihizwe nk'umutagatifu Petero, mutagatifu Damiyani nk'abandi bose. Hanyuma se ko ejo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri byari ibicika, reka mvuga i Kigali iriho nabonye indabo zicicikana, imyenda y'umutuku, ibyo ntacyo bivuze? Ikintu bivuze urabona isi yagize imyiza cyangwa se imyumvire imwe yo gufata nka Valante nk'aho ari umuntu waharaniye urukundo koko. Ariko se Valante mbere yuko asezeranya abantu rwishwa, mbere abantu ntabwo basezeranaga. Nyuma yuko abikoze rwishwa akanabizira, kiliziya gatolika itaramushyira mu butagatifu mu kinyejana cya 5 uriya baramwiziza nka Valante. Rero ntumvugira ngo ndabyemera mu myemerere ya kiliziya gatolika, uriya munsi wakaba wizihizwa cyane kimwe n'abandi batagatifu, ariko tugarutse mu buryo busanzwe. Nibyo nakuvuga ngo tuve mu mujyo, nibyo navuga ngo tuve mu mujyo w'idini tugaruke ku gikorwa kuri uwo munsi nyirizina urizihizwa. Nibyo nakubazaga icyo kubifata. Niho nari ngarutse nanjye. Kuvuga ngo muri Kigali barabaga byacitse rwose, nigendebera mu buryo bubiri, ndabireba mu buryo kandi byiza ko niba uwo munsi umuntu aribwo umugore yumva ko umugabo cyangwa se umudamu yumva ko umugabo aribwo agiye benshi bayifashe nk'aho kurinyuwinga urukundo. Abenshi niko bakunze kubifata, ariko ntabwo ari byo. Urumva? Kuko ngewe icyo nemeza, niba koko famiye runaka yizihiza Saint Valentin kuri 14 z'ukwa kabiri, ni ukuvuga ngo babigana uriya mupadiri cyangwa se uriya mwepiskopi ngo nabonye babamo bamuvuga, ariko bitari ngo ubwabyo umunsi bakundanye wakabaye Valentin yabo, yakabaye ariyo Valentin yabo, Saint Valentin yabo. Ariko kundi ruhande biracicikana, njyewe mbona mu buryo bubiri. Indabyo zaraguzwe, ibintu byacitse hano, amakado atandukanye yaracicikanye kandi byose byarimo harimo isoko. Ariko simpamye ngo umuntu yakaba yakundana uriya munsi ngo nukuniyinga urukundo, ntabwo rwagashingiye kuri 14 z'ukwa kabiri kubera uriya mupadiri yitabye Imana. Ubundi abantu famiye gukundana birasanzwe, si ngombwa kugura urabyo kubera ko ari uyu munsi. Genda mu buryo bw'umuryango usanga ntabwo ari ibintu wakabaye kira cyane, ariko ntabwo nemeranya ko ari umunsi wakabaye ari abantu baryoheye urukundo rwabo, bibaye ari ukuvuga Saint Valentin yakabaye umunsi wa mbere yemeranya ko bakundanye. Ariko mu buryo bw'idini nabishyiramo navuga ngo byakubashye cyane nk'abandi batagatifu bandi. None nakubaza Kagabo, wowe nkawe ku giti cyawe urimo urambwira cyane idini, wowe ejo warawijihije? Waguriye umugore indabo, wamugurira na kado? Ntabyo nakoze. Ariko nshobora kubitindaho cyane wenda ngiye kubisobanura. Ntabyo nakoze kuko ntabwo nta munsi ngewe nkubamo cyane. Nakubwiye cyane mu bishuko natinze kuvuga ngo akaba yizezwa cyane kuri kiliziya gatolika cyane, kandi sindi imyizerere cyangwa imyemerere kiliziya gatolika. Ntabyo nakoze, ariko nabikoze uriya munsi sinabigira byacitse, ni nk'uko n'undi munsi nabikorera umudamu wanjye. Kugura urabyo, gusohokana, abantu basanga basohoka se. Yego. No kugira ngo Valentin uriya munsi wituriwe Valentin niwe munsi bakaba bavuga ngo igihe cyose basohoka bazafate ngo umunsi wa Valentin. No. Birasanzwe ko umudamu famiye runaka isohoka, birasanzwe ko indabyo zakorwa, birasanzwe ko yamujyana hanze bagasohoka, ariko kubyitire kubihuza n'uyu munsi aho bibera bibi cyane uko biza n'umuntu runaka utari na mariye kandi yahinduye n'indabyo n'ikindi kintu. Ariko njye cyane cyane babisunikiye mu idini kiliziya gatolika ndabyemera cyane. Ni umutagatifu kuko njye amateka nyerako uriya mugabo yawe mutagatifu. Kuko umuntu kwicwa ko yapinze idini, yapinze amabwiriza y'igihugu y'umwami w'abami Claude wa kabiri. Kagabo, uyu munsi ni gute ushyira igitutu ku rubyiruko, kuko usanga nyirango akenshi cyane cyane abakobwa usanga biteguye impano uwo munsi, ni watusobanute igitutu ushyira ku rubyiruko ku buryo bamwe ndetse bisaba ko bakoresha amafaranga wenda batanafite kugira ngo banezeze abo bakundana? Biragoye kugira ngo uyu munsi mbwire urubyiruko ku buryo rwareka biriya bintu, kuko njyewe ndatanga n'urugero ndimo gutanga, ndatanga umurongo uko mbyumva, kandi mu buryo rimwe na rimwe unacukumbuye uriya munsi babaye bafite amahirwe yo gusoma
bakareba uburyo uriya munsi wavutse uwo Valante uburyo uyu munsi wa none wa 14 z'ukwa kabiri uko inkomoko yawo byabaha neza umurongo wo kudashyiramo imbaraga ngo bangize amafaranga yabo ngo bagure indabyo nk'uko babyita ngo ni umunsi wa Valante ni umunsi wo kwizihiza Valante. Ariko njye ntacyo njye urubyiruko nababwira ngo kugira ngo mbabwire ngo nibabereke cyangwa se nibabuze, ariko nibacukumbure inkomoko y'uyu munsi nyirizina wa 14 z'ukwa kabiri. Kuko umuntu wese abasha kugira amahirwe yo kubireba gukundana bihoraho mu buryo bwabyo. Uriya munsi ni uwa Kiliziya Gatolika, ni umutagatifu uriya muntu, ni umutagatifu. Kandi ntabwo ndabona mu mihanda dushidikana tugurira ngo ni umunsi wa Mutagatifu Mariya cyangwa se niba zitari byo bamba bareba nakosa cyangwa se Mutagatifu Petero ko naho nkunda kumva. Rero niyo mpamvu uvuga ngo ujyana cyane mu myizere kubizera ku myemerere ya Kiliziya Gatolika. Uriya munsi urahari rwose kimwe n'abandi bose, ariko mu buryo busanzwe bw'abantu badafite imyemerere ya Kiliziya Gatolika ntabwo mbona impamvu yabyo cyane, kuko nta munsi abantu badasohokana, nta munsi abakundana badasangira, nta munsi batahana indabyo. Umunsi wose birashoboka ko yabera Valante yabo. None Kagabo, ubwo mu by'ukuri uyu munsi icyiza kirimo ni urukundo, kandi mu Kinyarwanda cyangwa se umuco wacu tugira indangagaciro yo kubahana, yo kugira neza. Ntabwo twabihuza n'uwo munsi. Nakubwira ngo ntabwo bitindeho cyane. Impamvu tutabihuza n'uyu munsi cyane nuko n'undi munsi ubikoze bitaba ikizira, kuko ino tariki iragenda igafata n'umwana muto muto ikamujyamo ikibi kitari cyane. N'uruhinzi kumva ngo ni Valante, n'abadamu nibwo bapositinga abagabo babo bakavuga amagambo, ariko se undi munsi umudamu abikoze cyangwa njye mbikoze ku mudamu wanjye byaba bibi. Kuko niba ari Valante umunsi ubibukiraho urukundo rwabo bazajya bizihiza umunsi nyirizina. Njye niko mbyumva, ntabwo ndimo gutanga amategeko. Bazabizihiza umunsi nyirizina, nabwiye umudamu wanjye ko mukunda nakanyemera ko nkunda. Ujye numva Valante yanjye akaba yongeye kuruta. Urubyiruko rero rwo narubwira ngo bagize amahirwe bakamenya inkomoko y'uyu munsi nyirizina, byagenda bibafasha kugabanya umutwe yabo, gucacana, kumva batabyumva ngo natagura urabyo ntibicika, undi batamura urabyo ntabwo bicika. Bagize amahirwe kumenya inkomoko y'uyu munsi wa Saint Valante nyine utuma bashyashyana gutya, byagenda biboreza umutwe. Ariko ntabwo uyu munsi nabwira ngo babireke kuko babyumva, nuko nyine babyumva. Wambwiye ko utigeze wizihiza ejo cyangwa se utagize uburyo icyo ukora kuri uyu munsi utawemera cyane. Se no mu busore bwawe ntabwo wigeze wenda nawe bicika ku buryo usanga ushyashyana wabuze amahoro? Niba umuntu agenda agira uko agenda yungura mu menya ibintu agenda reka cyangwa agenda yongera gukora. Niba ko mu busore bwanjye wenda rimwe na rimwe nari mu bantu batari bafite imyumvire cyane cyane igendanye n'ibintu bigenda numva rimwe na rimwe bihinduka cyangwa by'inzaduka, cyangwa se wenda by'abantu bakunze gushishikara rimwe na rimwe nk'umunsi wa Saint Valante. Nkeka ko mu busore bwanjye nta munsi nigeze ntangarura rurabyo. Ntabwo nzi rero, ntabwo byari bivuga ngo naga nawupinze, ariko numvaga ntabyumva cyane. Noneho nyuma nacukumbuye nsanga si ngombwa cyane, ari nayo mpamvu ndimo gutanga ubusobanuro uyu munsi wa none. Umudamu aje kubimbwira nkabyumva, ariko nyamifata umutima wanjye mfata nk'ibintu bisanzwe, kuko n'undi munsi nta munsi nashobora kumupositinga nkavuga ari amagambo n'undi munsi atari kuvuga ngo ni Saint Valante. Suko njye sinimo ababikoze nta kibi kirimo kuba umuntu yagura ururabyo umudamu we cyangwa umutware we cyangwa umugabo we mu buryo busanzwe, ariko n'undi munsi byakorwa. Ntabwo ari itegeko bizahindura itariki 14 z'ukwa kabiri, rero irimo kuvugaho cyane. None batabikoze wenda bikaba bishaka kuzana ingaruka mbi mu rugo, byo wababwira iki? Ingaruka mbi mu rugo zibuza ngo nuko atakoze biriya, ni kwa kutamenya, navuga ko utamenya impamvu y'ira munsi, inkomoko y'ira munsi. Uko wabimenye neza nta ngaruka zakabaye zivamo. Numva nagushimira kubwo ubutumwa cyangwa bw'ikiganiro ujyanye na Gato Network. Turagushimiye cyane Kagabo. Murakoze cyane Gato Network. Twakomeje kubaza ku by'uyu munsi kugira ngo tubashe kubona ibisobanuro wenda birenze ibyo tuzi, cyangwa se no kuba muri rusange abantu bawizihiza. Tuvugana na mugenzi wacu muri Nairobi, Karambizi Eric, kugira ngo twumve niba atwumva. Karambizi, uranyumva? Ndakumva neza. Turi kuri Gato Network rero, turagira ngo tukubaze kuri uyu munsi. Navuga ko ari uwo bakundana, niba ariko nawe ubyemera simbizi, ariko niko bivugwa. Nairobi cyangwa se wowe wawijihije muri Nairobi bimeze bite?
murakoze cyane gato kunyakira kuri gato network. Giti cyanjye njyewe ntago nayizihije kuko ntago nyemera. Kuko mbona ari ibintu mbona abantu bakora bitewe wenda n'ubuzima barimo cyangwa se bitewe n'icyo umuntu ashaka. Rero nkurikije kuri Nairobi naho nuko bimeze. Nairobi usanga uko nagiye mbibona mu mateleviziyo cyangwa se aho twagiye duhura mu nzira, wasanga nyine bari kubivuga sevaranti, ariko iyo ugiye nko mu tubari twinshi cyangwa se ahantu hahurira abantu benshi, usanga koko buri muntu ari kumwe n'umuntu bicaye ahantu cyangwa se mu kabari bari kunywa, ariko iyo ugiye usanga atari urukundo nyarwo uko abenshi babivuga. Usanga urukundo atari urukundo nyarwo, kuko usanga cyane nk'ahantu Nairobi ugasanga nk'umugabo yataye umugore mu nzu, umugore we mu nzu yasohokanye n'undi mugore. Ubwo se ibyo twabyita ko ari urukundo kwe? Agasohokana n'umugore we cyangwa isosiyete ye, bakeneye kuba bakwishimisha mu buryo bwabo, atari urukundo nyarwo rwa rundi tujya tuvuga ngo ni urukundo rw'umugabo n'umugore. Ugasanga yasohokanye n'undi. Aho ndavuga muri Nairobi n'ahandi hose. Ariko ku giti cyanjye urukundo nemera urukundo rw'Imana rwonyine, ari rwo bita agape. Agape ni rwo rukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, ititaye ku bwiza bw'abantu cyangwa icyo umuntu akora, kugira ngo Imana imukunda bidaturutse ku buryo akora. Iyo ibyo akora kugira ngo anezeze Imana iradukunda gusa. Urwo rukundo nirwo bita agape. Naho izindi nkundo zose bavuga, urukundo wakunda umukobwa cyangwa umukobwa yakunda umuhungu, ibyo ntabwo byemera, kuko umuntu akunda umuntu bitewe n'icyo amushakaho. None Karambizi ariko aho ngaho ntaho ntemeranya nawe. None se tuzakunda urukundo rwa agape gusa, kandi urw'Imana nyine twe ntabwo turi Imana? Ukunze umukobwa se bitwaye iki, cyangwa ukunze umugore wawe bitwaye iki? Iyo ni sikamu nyine. Iyo nagerageje kubyita ni sikamu, nagiye nabipostera kuri stati. Umuntu akunda umuntu bitewe n'icyo amushakaho. Tuba tubabonye umukobwa mwiza, umushaka ubwo bwiza, kugira ngo umukundane ari ubwo bwiza umukurikiranye. Hari icyo bitwaye se kuba wamukundira ubwiza? Hari icyo bitwaye? Ariko nyuma iyo abonye icyo ashaka, uwo muhungu akenshi bihita birangiriraho, ko ntabwo ari rwa rukundo ruzakomeza. Uraza kwihisha mu bintu by'Imana cyane Eric, utubeshye, kubera ko njye ntekereza ko kuba wakunda umukobwa, kuba umukobwa yakunda umuhungu, numva ntacyo bitwaye. Njye niyo mpamvu nakubazaga, ntabwo nakubaje kuri agape love, urukundo rw'Imana uko warusobanuye. Twe turi abantu, njye ndakunda nkakundwa, mugenzi wanjye wundi agakundwa, nawe ubwawe urakunda. Gukunda se ni sikamu? Kuko ukunda umuntu bitewe n'icyo ushaka. Ukunda umuntu bitewe n'icyo umushakaho. Umukobwa nawe akagukunda bitewe y'uko, none se urambwira ko hari umukobwa ashaka gukunda umuhungu nta kintu afite cyo kumuha? Hari icyo bitwaye se? N'umuhungu, urugero wenda kugira ngo mbisobanure neza, n'umuhungu w'umukene nta kintu afite, atayigeze agira ubwo bushobozi cyangwa se ayo mahirwe yo kwiga cyangwa se niyige neza, nta kazi afite, nta singe, nta rugero, nta income source afite. Urambwira ko umukobwa yagukunda nta kintu umuha? Byashoboka ko ntekereza yuko ibyo bintu bikibaho, ko muri iki gihe ukunda umuntu bitewe n'icyo umushakaho. Uko niko giti cyanjye nabifata, bitewe n'icyo ushaka ku mukobwa, bitewe n'icyo uwo mukobwa ashaka ku muhungu. Eric, njyewe nabajije ibijyanye n'umunsi w'abakundanye, wo bita umunsi w'abakundanye, wambwiye ko utawemera. Ibyo ntacyo bintwaye. Nakubazaga muri rusange uko uwufata, ariko ibya agape love, kuba abantu bakundana kubera impamvu, ngiye kuba umuntu akunda umuntu kubera impamvu, ubwabyo ntacyo byakabaye bitwaye. Numva nta kibi kirimo. Niba uvuga uti ya mukobwa icyo yangezaho,
ndabona afite amafaranga cyangwa se uriya muhungu afite amafaranga icyo azangezaho, ubwabyo numvaga ntacyo bitwaye. Ariko nyina kuza kubijyanye n'uyu munsi nyirizina, aho usanga urubyiruko cyane cyane bahagurutse hirya no hino, wambwiye ko Nairobi aho uherereye naho biba byacitse. Ni icyo nashaka kubaza muri rusange, urayibona ute, byifashe bite, kandi urayifata ute? Umbwira ko utabyemera. Ese mu muco nyarwanda tugira indangagaciro zo kubahana, zo gukundana, zo kugira neza, ntaho byaba bihuriye n'uyu munsi w'abakundana? ntaho byaba bihuriye, kubera ko uno munsi w'abakundana umunsi umwe mu mwaka. kandi uko gufashanya kw'abanyarwanda, indangagaciro y'abanyarwanda ni ubuzima bwa buri munsi umuntu yakwiye kubamo. ufasha umuntu bitewe yuko ufite uwo mutima wo gufasha, ufite uwo mutima w'urukundo. ntaho bihuye n'uno munsi. kuno munsi nawugeranya ko umunsi noneho hariho ibyaha bigiye kwiyongera. wenda iyo mvuze ibyaha sinzi wenda niba weho ubyemera, ariko usanga abantu benshi uno munsi ariho yumva ko ariho akwiye kuryamana n'umukobwa n'umugirlfriend we, niho ndetse niko kwishimisha biba umunsi umwe. ese twavuga ko iyo minsi yose isigaye nta rukundo ruba ruhari? kuko ibizihiza uno munsi wonyine. nicyo kibazo umuntu yakwibaza. kuko niba Severance uno munsi ari wo munsi w'abakundana, ese indi minsi isigaye 360 n'ingahe? ibyo nta rukundo ruba rurimo, nta rukundo rugaragara, ruba uno munsi gusa. niyo mpamvu nagerageje kuvuga ko njyewe ntabwo bigenda. none wambwiye uti ko Nairobi muri rusange aho bimeze bite ubwo ngubwo, naho urubyiruko bimeze nk'i Kigali, indabo zacicikana, amakadono hirya no hino, niko bimeze naho? yego niko bimeze hose, ariko usanga ujye kureba impamvu abikora, cyangwa se ubona bacicikanya, ukareba impamvu ari kubikora, usanga iyo mpamvu itari nziza. ugiye kureba impamvu ari gukora ibyo bintu, uko natanye uvuga, ugasanga nk'umugore hano hari ibyo bita ngo ibiswahili bazita ngo ni mupango wa kando. igihe uba ufite umugore wawe w'isezerano, uvuze w'isezerano uvuga ngo ni wawe undi mwarasezeranye mu mategeko, abemera Imana bakajya mu rusengero cyangwa se mu misigiti usezerana, uwo niwo twabyita ko umugore w'isezerano. ariko hano Nairobi usanga baba bafite ibyo bita mupango wa kando, afite undi mugore ku ruhande, cyangwa se afite girlfriend ku ruhande, ariko afite n'uwo mugore. ugasanga no girlfriend cyangwa se uwo mugore wo ku ruhande niwe yasohokanye, niwe ari gukora ibyo bintu, ariko ba bandi bo mu rugo ntabwo abibuka. ubwo se twavuga yuko ari umunsi w'abakundana twese? nabonye kuri stati yawanditse ngo urifuriza inshuti zawe zose umunsi wa Severance, ugasoza uvuga uti ariko ni scam. washaka kubabwira iki kandi urabifuriza umunsi mwiza, ariko ugasoza ubabwira ngo ni scam? impamvu nayivuze nuko nyine nashatse kubabwira yuko ndabifuriza nk'uko abandi babivuga, bataza kuvuga wenda ngo ntabwo nigeze mbifuriza, ariko soza mbabwira yuko uwo munsi ari scam, mbese ni ukubeshya, ntabwo ari ukuri. Karambizi, twagushimiye cyane kubwo ikiganiro duhaye, n'ubutaha nitugutumira uzitabe. murakoze cyane gato. murakoze. turashimye inshuti bakunzi ba Gato Network bw'ikiganiro mwakurikiranye, tubifuriza ibihe byiza. twaganira ku munsi wa Severance, mwumvise ibitekerezo bitandukanye byatanzwe ku batawemera, cyane cyane abana bagerageje kuvugisha abemera, banze kuvugana natwe kuri mu buryo bw'itangazamakuru, ariko ku ruhande hari abatuganirira ibyiza byawo. rwose ko ari umunsi mwiza, bakunda bongera, ndetse n'urukundo rwazinye bakashobora kurubyutsa. rero ibitekerezo bitandukanye abona abashe guha mikoro bemeye ko, cyangwa se bemeje ko batabishyigikiye, ariko hari n'abandi babishyigikira tutavuganye ku murongo wa Gato Network, twavuganye ku ruhande, ariko banga ko tubashyira ku murongo wa Gato Network. hasigaye rero mukomeze muryoherwe, abizihiza uwo munsi mukomeze mwishimire, kandi n'abatawizihiza mukomeze mumere neza aho muherereye hose. turabashimiye.